muri iki gihe aho buri wese ashishikajwe no gushaka imibereho akenshi twisanga kuri imiryango yacu, kuri abo tuvukana, kuri ababyeyi bacu, kuri abo twashakanye. Ikibazo cy'irungu mu ngo gikomeje kuba ikibazo. Washaka mu diaspora sisha ibyo bivuze iki? Yewe ibintu byo gukomeza kuba njye no kubintangiye kubirambirwa. Mbana byishimo nabyo wagira ibyishimo wibana mu nzu yawe yindi. Narishe ndatekereza nza kugwa ku muti w'iki kibazo. Amaze kubona ko mwino minsi abana basista bacu bana bakobwa bari gushaka abantu bafite amafaranga. Akenshi ugasanga baguye mu diaspora. Abakobwa bafite irungu kuri rwa rwego utabyimvisha. Ngire nicaye mbona igisubizo cy'ibyo bintu. Ndavuga ati washinga kampani nkashaka abasore beza b'inkorokoro bameze neza bakoze siporo bitaho bafite discipline, abo basore akaba ari abo kumara irungu. Nikore kujya mu nshuti n'abavandimwe nkabagisha inama, ariko nta n'umwe yigeze anyumva ngo yumve igitekerezo cyanjye. Umuntu yireze itaje agakora. Hari bitagira risk. Umuntu ufite niba mukobo. No risk, no gain. Nitaye ku banshi intege naje gutangira umushinga wanjye. Urugo rwayo nusenyuka ntibizatubazwa. Nta n'umwe mu bakozi bacu yiteguye kuba umupapa, bivuze ngo ibyo twari ndabyo nta bintu. Iyo yinjijemwo umwana avamwo cyangwa se tugasesa amasezerano. Uzana umuntu ukemura ikibazo cy'umubiri akagenda ukamwishyura. Yego. Ni hanyuma umuntu Kampani yacu bayita umumararungu kampani Egide. Erega humura ntukagira umutima uhagaze, sinshidikanya kuri Uwimana yantoranyirije. Gusa nyuma yaho gato twatangiye guhana imbogamizi. Wowe ntabwo wemerewe kwibuka igikorwa na kimwe n'iki mu byo mwakoranye. Ibiboro n'akazi. Niba ushaka gukora n'akazi rero neza. Yibagiwe iby'amarangamutima bro. Tete yari umbwira dusese amasezerano, kuko nukora mwenda turakomezanya, nutayikuramo nivyo kandi amafaranga ni uri buyishure yuko duseshe contract. Cyenda gukunda. Shema nyumva iyi ni inshuro ya mbere ni ya nyuma mpuye nawe. Ibijyanye nawe bifate ko ari nk'inzozi bitashoboka. Ibyo twakoze byari akazi byararangiye.